Bareke cyagenze actually Bareke kuwa gatandatu nibwo yavuganye na bayobozi ba Rayon Sport baramuvugishije barumvikana ibyo yasabaga barabyemera byari mu masaha 9 y'amanywa barahura bakora inama Perezida Muvunyi yarafite urugendo agomba kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo munsi ariko mu minota mike yahuye na Perezida Tade ndetse na Gacinya baganira ku kibazo cya Bareke n'uriya Murundi Asman hari abataramwemeraga vuga bati so urwego rwa Rayon Sport ubwo operation turimo kare Asman bavuga ko atari urwego rwa Rayon Sport ko amaze igihe adakina n'ahakina hatazwi bavuga ko no muri Libya ngo aho yakinaga hatagaragara kuriye ntiwayamenya ko ari mu cyiciro cya kabiri bivugwa ko i Burundi aheruka mu ikipe igihe cyose cyabaye itsinda yiregeje n'abandi batigeze bamuhamagara mu ikipe y'igihugu bamugiraho impungenge buriya ngo yamaze amezi menshi hano mu Rwanda ari muri Kiyovu barabitweretse batwereka ifoto hano ariko ngo yanakinye imikino ya gishuti muri Kiyovu uribuka igihe ba Cedric nabahaye ifoto yambaye jersey ya Kiyovu yaraje ahubwo bani kumurigistaringa nibyo byanze kubera igihano Kiyovu yari ifite bani baratinya bari bamufite impungenge zo kuvuga ngo ni urwego rwa Rayon Sport umukinnyi abarundi badatekereza badahamagara tutaza haheruka yigeze kugira ibihe byiza i Burundi sinzi ikipe yari arimo ariko nanjye abantu nashoboye kubaza b'i Burundi bambwira ko bamushidikanya Asumani yakinnye muri Vitalo indi ni yihera Aigle Noir na Vitalo Aigle Noir na Vitalo umva ngo yagiye Burayi imyaka yese yo barayemera 26 yo iri imyaka yo sinzi ariko ubwo niyo yanangereye imuretse se yakiniye Aigle Noir na Bumamuru nta nubwo yakiniye Vitalo Aigle Noir na Bumamuru urumva ku meza hari nuze ebyiri bavuga ngo uyu Asman ndetse na Bareke nibaboneka twasinyisha nde umwe se nagira ngo ni bombi oya bombi bikise abanyamahanga babiri ufite Fall nganye ufite abanyarwanda se kuri Bareke n'urucabana kuri Bareke urumva byarurucabana yarafite sevire mereye cyane umuntu wakinye muri Mazembe akavamo akajya muri Simba akavamo akajya El Ittihad akavayo akagaruka muri Yanga akavayo asubira Mazembe urumva kipe ntoya yagiye ku rwego rwa Rayon Sport n'umwataka izo kipe zose ntizakwibeshya umukinnyi aremera umuntu bita Baba Rahman wo muri Kiyovu niwe wavuganaga nawe barazanye se urumva Baba niwe wazanye witwa Jesus Morocco muri AS Kigali Jesus Dukapel amaze kuzana Jesus Morocco niwe yaciyeho amuhuzana na Jabareke Jabareke rero Baba aramunegosiya Baba munegosiye kuza muri Rayon asanga arayizi ni n'ikipe azi cyane izanakina amarushanwa mpuzamahanga aramubwira ati sinayigora sinyisaba ibintu byinshi ku mwaka umwe jewe ndashaka gukina amarushanwa mpuzamahanga nkajya ahantu nkina ku buryo buhoraho mwongera amakipe akomeye aracyari muto ku myaka ni 24 amakipe akomeye akongera kambona ariko se kare izo negotiation zabaye bafite amakuru ko Mazembe kimufite ijambo uko ngo yababwiye ko we nta contract afitanye na Mazembe avuga ko amasezerano yari yarangiriye muri Yanga umwaka ushize ariko akavuga ko aba bakinyi b'abanyekongo ngo bafite ukuntu baba bafitanye imikoranire n'abaperezida ngo yari afite sinzi niba ari nk'amasezerano cyangwa ubwumvikane hagati ye na Katumbi nka perezida we niko ngo yavugaga ayo masezerano ati nta contract mfite ya Mazembe ariko ngomba kuvugana na Katumbi yemewe na FIFA kare na Moise Katumbi ayo masezerano afite na Katumbi yarayemewe na FIFA
nta wamenya byo kwemerwa Nayabo ntabwo ubwabo. baratanze amakuru ariko ushobora gusanga ari nk'umubyeyi we avuga ati nta kintu nakora nakora ntamubajije. atabyemeye ntamubajije cyangwa se ari na atari we- dokima mugombe Eh, cyangwa dokima wenda- z'ingenzi amugomba aha ntacyo avivuyeho urumva ariko ubwo ni bya bindi by'abakinnyi ushobora no gusanga agifite kontara na Mazembe ahubwo yaravuga ati wenda Katumba aranyemerera cyane avuga ati baramparira izi leta ntibakinkeneye n'ubundi ntabwo wenda n'ubundi muri Mazembe sindi bukine ntiyambuza kugenda baranegosiya abayobozi ba Rayon baricara abo nashoboye kumenya harimo perezida Tade harimo perezida Muvunyi harimo na Gacinya barabyumvikana baremera bategura uburyo itike y'indege iri buboneke Muvunyi arayitanga anavuga ko amafaranga uriya mukinnyi ari busabe ayatanga Muvunyi ati mubyihutishe perezida Tadeyo ajya kuri dosiye abwira abo muri ofisi kuko umukinnyi yarabwiye ati munyoherereze amasezerano urumva hari ku munsi wa nyuma nyanyuzemo amaso deadline day nyanyuzemo wa amaso gatandatu nyanyuzemo amaso barayategura bayirambona urumva bategura amasezerano ya Jean Bareke byose bijya ku murongo barangije bohereza kontara ahagana mu masaa muye n'igice 2:00 z'ijoro nibwo Jean Bareke yabonye kontara ya Rayon Sport nk'uko bari babyumvikanye ibyari birimo ntabwo byari bigoye ku mwaka umwe yasabaga $10,000 by'amadolari ku mwaka umwe make cyane ubwo ni nka $15,000,000 make cyane agasaba n'umushahara wa 2 kandi Rayon Sport yari yabyemeye ntabwo byari bigoye ntabwo byari bigoye cyane rwose byari bihendutse cyane byari bihendutse Bareke kontara arayibona ababwira ko ari mu muhanda atwaye namara kugera ahari ari buyisome yamara kuyisoma akavugana nande na bwana Moise Katumbi urumva Katumbi yamwemerera none ni Katumbi kuri Katumbi tuzi urwego rwe kaba ari umuntu utekereza ko byanga byakundira umuntu umunsi umukeneyeho urumva uri amaze kuri deadline gusoma amasaha ari kwicuma uraza kubona na Katumbi gutyo tu ibintu byabijyemo urumva Rayon Sport yari ifitemo akantu ko kuvuga ngo kubera ko umukinnyi avuga ko nta masezerano y'ikipe afite donc ni free agent niyo deadline iri yafunga ashobora kugira ate kwemererwa gusinya so Bareke barategereza ko basubiza ajya mu gushaka perezida Katumbi yaje kugaruka amasaha agiye kugera abwira Rayon Sport ko yabuze perezida Katumbi ngo ari mu Bufaransa atari mu gihugu yamubuze kuri telefone kandi niwe wenyine ushobora kotoriza ibintu byose ku gihe ku buryo yaza muri Rayon Sport bivuze ngo deadline yabafashe Jean Bareke atagize ati atabonye green light kuva muri Mazembe na Katumbi yaba ari kontra yari gihari yaba ari amahirwe wenda yashobokaga ni ukuba adafite kontra na Mazembe akaba ari free agent icyo gihe byari gushoboka ariko umukinnyi yababwiye ko akurikije ko yabuze Katumbi atafata icyemezo kandi nta wundi muntu wakemura ikibazo cye muri Mazembe icyo bivuze yari afite mu rucabana shaka kuba ari bya bindi by'abakinnyi wenda bavuga ati barandekura yari afite kontra ariko yumva kuyirompa kuyisesa bazamwemerera ko batamukeneye bizoroha biranga rero ku munota wa nyuma Jean Bareke nuko byagenze ntago yigeze aza nabonye bavuga ngo ari mu nzira aza mu Rwanda nta byabaye Jean Bareke yabuze Katumbi ahakanira Rayon Sport isaha irindi igera ariko Rayon Sport babonye bitari bukunde basinyisha Ndikumana vuba mbere yuko isoko rifunga nuko byagenze ibya no mu gihe phone nganya taragaruka Ndikumana Asumani niwe mwataka wa Rayon ubwo na Yves Habimana Yves nabonye bigoye mbabarira
Ive ntumwemera sini akora cyane birasaba gukora cyane Ive nabonye kuri Bakari Bakari Nondo mu myeto nabonye ameze nk'umwana kuri bashyize mu mufuka nk'umwana imbere yabo ariko se ataba umwana Yves yakinnye he uretse ibitego 8 yatsinze muri Rutsiro hari ibintu ntaheruka rwose kuvuga ngo yazanye umwata gukomeye uvuye muri Rutsiro Rayon Sport oya no muke uvuye mu makipe yo mu ntara hari icyubahiro afite ku byakoze ku bitego yatsinze muri Rutsiro ariko ntabwo ari muri rutayizamu Rayon Sport ikeneye za Bradoferi zabaye muri Rayon zuko aba bakururaga bakurura aha ariko rwose upande wa pili ntago bagereranyaga Mugunga Yves na Habimana icyo nakemye bavugaga ko rwose niba ukeneye umwe wagura Mugunga rwose niko babyumvaga ariko nyine biranga icyemezo kiba Mugunga kiba Habimana Yves ubwo abatakare ifite ni Habimana Yves ndetse na Selemani bivugwa ko ashobora kuba ngo atari n'umwataka Selemani cyangwa Asman sorry bivugwa ko ashobora kuba ngo atari umwataka kuko umuntu yambwiye wibugesera yambwiye ngo match amical bakinnye na Kiyovu yakinnye inyuma kuko ngo akina 3 na 11 ntabwo bishoboka ariko baba bayikoze biki kwe ngo akina inyuma umudefanseri ngo niko bimeze ajya kurwana umwanya na Musore Prince imbuga zose z'abanyamupira bavuga ko ari umwataka abandi batajya akina inyuma abandi bati ni ku ruhande ibumoso arahari kugira ngo abemeze yarasinye n'umukinnyi wa Rayon niba ari umwataka aca impaka ko Rayon Sport ishobora guhura n'ibibazo niba rero muzanye nk'umusimbura Bing Bero Shedrack Bing Bero byaranze niba uzanye Asumani nawe akaba ari umuwinga wiyongera kuri Badama na Babasane waba ukemuye iki ubwo icyenda Yves arayigumana rero ariko Asumani nibwo atagihamagarwa Habimana Yves Asumani hari imikino yagiye ahamagarwamo mu Burundi nyine ntago bavuze ko atahamagawe Afcon abarundi bitabiriye hari 2019 harya Abarundi bitabiriye ya Olivier cyangwa ni qualification kandebe match y'u Burundi na Maroc 2021 izi ni qualification 2021 umva hashize imyaka ni qualification hashize imyaka yabaga kuri bench nta match mbona yakinnye ariko yabaga kuri bench ndabona hari match abarundi bakinnye na Palestine ya gicuti atsinda igitego nibwo yabonye umwanya yatsinze igitego ego yarimo ndetse yatsinze igitego 2020 urumva yarakizamuka izo ni za Kumana Asumani zo muri Aziya bavuze ko zari mu bucuruzi abarundi bigeze gukora iyo ntuze ya gicute na ngo zari z'ubucuruzi n'izimikeka Bangabadu Golf Cup n'izimikeka Palestine imikeka n'Uburundi bwakinnye na Bangladesh muri 2020 icyo gihe Ndikumana oya kuva yagiye mu kibuga asimbuye nabwo icyo gihe ariko byavuba wapi Etienne ngo ntigeze amuhamagara na rimwe ibyo ni mbere amaci yavuba afite mu atari head coach w'u Burundi ibyo aho mbere yuko uyu mutoza watoje Bugesera ninde watoje Espoir yatoza Bugesera Jimmy ni wari umutoza icyo gihe Etienne yasimbuye Jimmy Ndayizeye oya bibaho ko umukinnyi yaba ari muri forme muri shampiyona akaba yahamagarwa wenda niyo atabona umwanya wo gukina ko kuri attaque y'abarundi ntago yari gukina yaba Karebu na ba Saido nabande nababera hino ntago byashoboka ni muri iyo mikino ya gishuti nyine ariko abantu baramushidikanyaho pe uko ni ukuri kazungu njye n'abantu b'i Burundi n'abatoza b'abarundi nababajije arambwira ati niba ari we Rayon izagenda icungiyeho ni ibibazo biragoye cyane reka tuze dukomeze muri Rayon Sport ariko tubanze tubamenyeshe